Ikaze nshuti bakunzi bacu, mwe mukomeze kutwereka ko mudukunda, mwe mudahwema kutwereka ko mukurikirana ibiganiro tugirana. Ndaje uyu munsi ngo twongere tuganire kandi tuganire ibintu bifite akamaro kandi bigirira buri wese akamaro. Uyu munsi nkaba mbazaniye amezi ya Kinyarwanda, ibisobanuro byayo, aho byaturutse ndetse n'icyo byasobanuraga. Ntimucikwe. Amezi ya Kinyarwanda agira ibisobanuro bijyanye n'ibihe byarangaga ikirere n'ibyarangaga umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi nka kimwe byari bitunze Abanyarwanda hafi ya bose kugeza na n'ubu. Amezi ya Kinyarwanda rero yari 12 agasobanura iki rero? Ukwezi bita Mutarama ni ukwezi abantu batindaga kuryama bari mu gitaramo kuko nta mirimo babaga bafite ituma bazinduka. Gashyantare ni igihe cy'izuba rikanze cyane cyangwa se rikanganye ariko ku buryo butari bwa cyane, kuko nta bantu babaga bakicara ku ntare, ni ukuvuga ngo amabuye, kubera ubushyuhe bwinshi bukomoka kuri iryo zuba. Amezi ya Kinyarwanda kandi agira ibisobanuro ku buryo bijyanye n'ikirere byarangaga umusaruro ukomoka ku buhinzi nk'uko twari turangije kubivuga ndetse n'ubworozi. Mutarama nabasobanuye ko kwari ukwezi abantu batindaga kuryama kuko babaga bari mu bitaramo. Gashyantare ni igihe cy'izuba rikanze cyane cyangwa ridakanganye cyane ku buryo nta bantu babaga bakicara ku mabuye cyangwa ku rutare, ubushyuhe bwari bwinshi bukomoka kuri iryo zuba. Werurwe kwari ukwezi kw'imvura nyinshi, mu magambo arambuye bakwita Werurwe, werure ugwe. Ukwezi kwa Werurwe bakundaga kukwita ngo werure ugwe. Mata kwari ukwezi urwuri ruba rutoshye cyane, inka zikarisha zigahaga zigatubura umukamo, kubera birumvikana kubera imvura yabaga yarabaye nyinshi, ibyatsi nabyo bigashibuka bikamera neza, urwuri rugatubukirwa. Gicurasi ni ukwezi kw'ibicu byinshi bibyuka bibuditse hasi cyane cyane mu kirere ku buryo utareba umuntu uri imbere yawe niyo yaba ari muri metero nkeya cyane, wabonaga ibicu byaguhumye amaso, mbese muri iki gihe bamwe bakunda kubyita ko ari amashuka. Kamena ukwezi kw'amasaka aba yeze cyane yabaye menshi, kwitwa Kamena amasekuru kubera uburyo abantu icyo gihe bakundaga gufata amasaka agiye kwera bakayasekura bashakamo umutsima, icyo bitaga umutsima ni ukuvuga ngo umutsima w'amasaka, abandi bagakunda kuwita rukacarara, niyo mpamvu bakwise kuriya kwezi Kamena. Ukwezi bita Nyakanga ni ukwezi kw'izuba ryinshi, inka ziba zishonje kubera kubura urwuri, ni ukuvuga kubura ubwatsi, bakakwita Nyakanga kanga amabuguma, inka zishaje. Kanama ibintu byose biba byanamye kubera izuba ryo muri Nyakanga bakunze kwita Kanama, kanamiye Nzeri. Nzeri ni ukwezi ibihe biba bitangiye kumera neza, ibyo bahinze biba bitangiye kwera. Ukwakira, Ukwakira ni ukwezi ko kwakira imyaka, ibyo bahinze biba byeze, uvuga ngo Ukwakira bamwe bakwitiriye ngo ni ukwakira imyaka iba yeze, cyane cyane iyo bahinze nyine, imyaka ntabwo yakwera batarayihinze. Ukwezi bita Ugushyingo, nyuma yo kweza cyane no gusarura byo mu Kwakira, hahitaga haza ukwezi ko guhunika imyaka kukitwa Ugushyingo, gushyingura Ukuboza. Murabyumva ariko ukwezi bitaga Ugushyingo, gushyingura Ukuboza. Abanyarwanda hano bari abahanga cyane. Ukwezi kwitwa Ukuboza
Imyaka iba igenda isaza kubera kubura izuba, aho ihunitse indi ikirirwa mu murima kuko iba yareze ntisarurwe, bikayiviramo kubora, bakakwita rero ukwezi k'Ukuboza imyaka. Ese hari icyo wungukiye muri aya mezi ya kinyarwanda? Wari uzi ibisobanuro byayo? Ndagerageje ngo twese tubashe kumva neza icyo aya mezi ya kinyarwanda ndetse mwumve n'ubuhanga abanyarwanda bari bafite, bakagenda bita buri kwezi bitewe n'ibyakurangaga, haba mu mvura, haba mu zuba, haba mu gihe gisanzwe cy'uruvangavange, abanyarwanda bari bafite ubuhanga cyane rwose, hano biratugaragarira ko abanyarwanda bari bazi kwitegereza no gushishoza. Ndabakunda rero, ibihe nk'ibi, amakuru nk'aya, ibisobanuro nk'ibi byiganjemo ubwenge, tuzajya tubigarukaho uko tugarutse kuri ino channel. Mwe mujye mukora like, igihe mwakunze ibiganiro byacu mukore subscribe ku batarabikora, kandi mukore share kugira ngo mukwirakwize ibiganiro byacu. Naho ubutaha, ciao ciao.